Ku munsi w'ejo imyigaragambyo yabaye imyigaragambyo hagati ya FARDC ndetse na M23 mu majyepfo ya Kivu, naho abaturage bo bakomeje kwisararanga ndetse bamagana Kisekedi. Ese ugiye gute kuri uyu munsi? Ibyo tugiye kurebera hamwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kindi usabwa no gukanda subscribe. Murabizi neza ko ku munsi w'ejo M23 yaje kuba yategura inama yahuje abanyamakuru ngo igire byinshi isobanurira abantu ndetse igire byinshi imenyesha ku by'abantu benshi bibaza. Murabizi ko nanone uyu mugabo Kisekedi yigeze gutanga itangazo avuga ko haba bamwe mu basore cyangwa se urubyiruko, abantu bose bafite agatege baba bifuza kuba barwanira igihugu, ko baza bagafata intwaro tayari bakajya ku rugamba bakareba ukuntu batsinsuza M23 ndetse bakaba bayikura muri kariya gace. Ibyo nabyo byarabaye, ntabwo tubizi neza niba koko biri mu nzira kuba bakuraho iyi M23. Ndetse murabizi neza ko ubu kuri uyu munsi abaturage iyo baje cyangwa se abaturage barimo barataha, bafite ubwoba bwo bibaza niba ese aha hantu tugiye amahoro arahari, ndetse bari kugomeza bikanga iyi FARDC. Reka noneho babwire uko muri iki gitondo bukeye hano muri Goma. Bahaye ikaze mu kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kindi usabwa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro bizajya bitambuka hano kuri Screen Channel. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Nk'uko nabibabwiraga, murabizi ko uyu Kisekedi nyuma y'uko akubiswe inshuro na M23, abacancuro be baratashye, ndetse bigaragara ko kuri uyu munsi ikindi kintu asigaranye ni Moscow. Ntabwo bizwi neza niba iyi Moscow ishobora kuba yafatanya n'igisirikare cya Kisekedi ngo bakure M23 muri kariya gace. Ndetse n'uyu twavuga ngo ni Trump, hari byinshi yari yatangaje kuri M23, ariko kuri inshuro nta kindi kintu arongera gutangaza. Yasabaga yuko M23 ishobora kuba yava muri kariya gace ka Goma, ariko M23 ku munsi w'ejo yaje kuba yababwiza ukuri, ndetse ibabwira bimwe mu byo batifuza kumva cyangwa se batifuza kuba bahuza nayo. Yaje kubabwira ko yaje gutanga nayo itangazo ubwo umunyamakuru yabazaga uyu mukuru wa M23, akababaza ati se niki mwavuga ku gisirikare cya Amerika, nako kuri ku magambo yatangajwe na leta ya Amerika ibasaba yuko mwava muri kano gace. Arangije arababwira ati aha turi ntabwo turi muri Amerika, ndetse aha turi ni ku butaka bw'iwacu. Kugira ngo tuve hano sinzi icyo byasaba, kuko nta kuntu umuntu yagukura iwawe ngo agire ahandi hantu akwerekeza. Ati rero uko byagenda kose Goma niho mu rugo, kandi ntabwo twahava gutyo. Niba na ngombwa tuzarwana paka kugera i Kinshasa, kugeza ubwo babonye ko hano ari iwacu. Arakomeza arababwira ati ubundi kugira ngo tuze hano ntabwo muri iyi ntambara ntabwo ari uko twari twishimye, ahubwo ni ukubera ivangura leta ya Kisekedi cyangwa se na leta zabanje zose zagiye zikorera abaturage bo muri hano mu burasirazuba bwa Kivu, cyangwa se hano kuri Goma na hano kuri Sake, aka gace kose badukorera ivangura bavuga ko tutari abakongomani cyangwa se tutari abanyekongo. Biza gutuma rero twicara natwe tuza gushaka kwishyira ukizana
k'umuntu wo muri kano gace. Niyo mpamvu iyi ntambara yose imeze gutya, ariko ikintu gikomeye yakomerejeho, yaravuze ati twe M23 icyo dushaka ni uko umujyi wacu uba utuje ndetse ukaba urimo amahoro, ndetse ndizeza abaturage bo muri kano gace ko ibigendanye n'umuriro, amazi ndetse n'amashanyarazi gutyo byose biraza kuba bihari mu minsi mikeya. Ndetse ikindi kintu nakizeza abaturage ni uko ku bigendanye twavuga n'amashuri, ibi byose ko biraza gufungura mu minsi mike kandi mu gihe gikwiye, biraza kuba bimeze neza cyane. So rero kubavuga ko tugomba kuva muri kano gace bo bari kwibeshya cyane, ntabwo twahava. Niba na ngombwa tuzanarwana kugera tugeze i Goma, none kugera tugeze Kinshasa. Murabizi ko Kinshasa ariho umurwa mukuru wa DRC Congo, ndetse ntabwo M23 ifite akanya ko guhagarara, ifite gahunda yo kurwana mpaka kugeza aka gace kabaye akayo. Ese ni UN iri kubitekerezaho? Murabizi ko nanone ndagira mbibutsa gake ku bantu batabyumvishe, ndagira ngo dukomeze tugendanemo neza. Murabizi ko UN yasohoye itangazo isaba M23 ko yava muri kano gace ndetse ikanerekura ibice byose yafashe, ikaba yatanga umutekano cyangwa se amahoro. Ariko nanone M23 ku munsi w'ejo hagaragaye itangazo, hagaragaye idarapo ryariho DRC Congo ndetse n'idarapo rya Moscow. Ntabwo nzi ngo bisobanuye iki, gusa ibyo nabyo tugenda dushaka ubusobanuro bwabyo. Wasanga bashaka kugaragaza ko Moscow ndetse na DRC cyangwa se ni Congo byose babifatanyijemo mu buryo bwo kuba barwanya M23. Gusa iki ntabwo aricyo cy'ingenzi cyane. Ikintu cy'ingenzi ni umutekano abaturage bo muri Goma. Ese Goma irizeza iki abaturage noneho abangaba batangiye gutahuka, aba bari kwifuza gusubira mu ngo, aba bifuza gusubira mu buzima busanzwe bwo muri Goma? Wakibaza uti ese niki Goma iri kubizeza? Umuvugizi wa M23 ku munsi w'ejo yasohoye itangazo ati buri mu Kongomani cyangwa se buri muturage wa Goma wese utari muri kano gace natahuke aze muri Goma. Rwose ni amahoro kandi ikintu tubizeza n'umutekano ushyitse cyangwa se umutekano umeze neza. Nta mpamvu yo guhangayika ngo wibaze ngo ese ngo ninza muri Goma ngo FRDC, abamayimayi, ese FDLR n'izi ngabo z'abacancuro ese bimeze gute? Yarabwiye ati mwebwe muhumure, umutekano wanyu urarinzwe kandi urahari neza 100%, ku bantu bose b'abakongomani, haba baherereye hano mu gace ko dutuyemo cyangwa se mu zindi ntara za DRC ndetse n'abandi mwese mwahungiye mu bihugu by'abaturanyi. Mugerageze mutahuke, turabizeza umutekano uhagije. Ibi nanone wakibaza ukuntu bari kwizeza abaturage umutekano kandi Tshisekedi yakomeje gushaka ubufasha hirya no hino ku isi kugira ngo barebe ko iyi M23 bayikura muri kano gace. Ese abaturage bari gutahuka, ntabwo hagiye kongera kuba indi ntambara cyangwa se hakaba indi myivurungutanyo yo kuba bakura M23 muri kano gace, noneho bakongera bakabigenderamo, dore yuko urumva niba abaturage barimo barashyigikira M23, ndumva nihaza kuba inshuro bazarasa noneho
nta kintu nta muntu barimo baraha akanya ko guhumeka. Gusa nanone kwica abaturage ibyo biba byemewe, ni ukurwana nabo urwana nabo, kurasa umuntu adafite imbunda ibyo nabyo ntabwo biba byemewe kuko ntabwo. Gusa nanone ntihabura ababigenderamo. Ndetse ku munsi w'ejo Kisekedi sinzi niba iyi nama yarayumvishe, kuko aba yarayumvishe byamukoma mu nkokora cyane. Mwibutsa ko iyi ntambara M23 ubundi ariyo ntambara ikomeza kuzengereza uyu musaza ndetse ikanamugwaza umutwe, ikamubabaza cyane. Iyi ntambara hano ntabwo biba byoroshye. His Excellency Paul Kagame rero neke yatangaje kuri ibi bigendanye n'iyi ntambara. Ariko se mbere y'aho gato yuko tuganira kuri His Excellency, reka tubanze tuvuge ku kintu gikomeye. Noneho umunsi w'ejo baje kuba bavuga muri iyi nama, ubwo umunyamakuru yamubazaga ati se urabona wavuga iki ku bantu bavuga ko u Rwanda rubafasha mu bijyanye n'iyi mirwano ndetse cyangwa se rubatera inkunga, ni iki kintu wabasobanurira? Yarabwiye ati ndavuga umuvugizi wa M23 ati u Rwanda ntaho ruhuriye n'ibi ngibi, hari ukuntu nabipanze ndetse n'ukuntu ibi bintu twabiteguye. Iyi ni intambara yacu ya M23 ndetse na leta ya Kongo, nta hantu bihuriye n'ibindi bihugu. Ati kuba harimo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntaho bihuriye no kuba u Rwanda rudutera inkunga, kubera ko urabona ibisekuruza byacu byo muri kano gace ka Goma twasanze bivuga ikinyarwanda, ariko mu by'ukuri turi abakongomani. Rero ntaho duhuriye n'ibyo baba barimo baratangaza cyangwa se n'ibyo bavuga bo, kubera yuko aha ni iwacu mu rugo. Noneho reka twihute cyane turebe ku byo perezida yaganiriye. Ndavuga His Excellency Paul Kagame yaganiriye na perezida wa Afurika y'Epfo, aho bari bakoze inama ndetse agira byinshi atangaza. Yari yagiye mu buryo bwo gushaka amahoro hagati ya Kongo ndetse ni M23, ndetse hari n'ibyo yatangaje mu nama yabaye yahuje ibihugu bya Afurika. Ndetse hano niho yaje kuba yavuga ijambo avuga ati abwira Kisekedi ati ntabwo intambara ishozwa n'intambara ari ikintu umuntu cyangwa kibe kirazimya, ahubwo iyi ntambara ni ugushaka buryo kiwe ubwe yakishakira inzira zo kuba yabikemura, apana kubihigika ku kindi gihugu cyangwa se kubihigika ahandi hantu, ahubwo we akishakamo igisubizo, kubera yuko niwe uba ufite mu biganza ukuntu ibi byose yabirangiza. So ati ndahamya neza ko iyi M23 ariye ndetse nawe ubwe azi uburyo ki yabisozamo, ariko binyuze mu biganiro by'amahoro biroroshye cyane ko byarangira. Ese iyi M23 baramutse bayihaye aka gace ntabwo byarangira yihaye n'utundi duce two muri DRC Congo? Gusa M23 yo yatangaje ko nta handi hantu henshi ishaka kurwanira, ahangaha ariho iwabo, bayihaye akanya cyangwa se bayihaye igihe kibera hano. Iti nta kindi dushaka ni ukuba twituriye hano iwacu mu rugo, iby'ahandi ho reka tukagira leta yacu twigengaho cyangwa se leta yacu ubwacu. Ariko ibyo ntago Kisekedi abikozwa, biragoye cyane kuba nawe yabyemera, ntabwo yapfa kubyemera gutyo gusa. Rero icyo nakubwira nuko muri iki gitondo nta masasu menshi yumvikanye, gusa FARDC ndetse na M23 mu majyepfo hano ya Kivu rwose ku munsi w'ejo baje kuba bakozanyaho gato, ariko ubwo ni mu buryo bwo kuyirinda ko yakinjira mu mujyi cyangwa se ngo ibe yaza
hano Goma ntago ari ibintu byapfa koroha kuba yaza muri kano gace. So ni uko nguko bimeze, mu mujyi hameze neza, abaturage batangiye gutembera basubira mu buzima busanzwe, abakora imirimo bari kuyikora ndetse barizwizwa ko mu minsi mike cyane amazi n'umuriro biraza kuba byagarutse muri kano gace ka Goma. Ngayo nguko M23 Goma ni yayo ndetse n'ikibuga cy'indege niyo iri kugikontora, ese biraza kuyihira bikomeze gutyo. Uko amakuru azagenda asohoka tuzatugenda tuyabamenyera. Nimuze kuba mwajya kure, nta kindi usabwa rero ni ugukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi biba bigezweho bitaza kugucika, ndetse n'andi makuru yose tugenda tubategurira agiye akugereraho igihe. Naho njyewe ubategura ikiganiro ndetse nkanakibagezaho ndi Kedrick. Mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza. Aya ni amakuru y'igitondo. Ciao ciao.